Icya gatatu, nyuma yo gukora imibonano gerageza wirambike ku buriri nk'iminota 10 kugera kuri 15 kuko bifasha intangangabo koga neza zerekeza ku igi muri nyababyeyi. Rero ushaka gutwita gerageza ukora ako kantu. Ntabwo bivuze ko utirambitse ku buriri udashobora gusama, ushobora no kuhita uhaguruka ukagenda ugatwita, ibyo ntabwo. Hello yagibaze, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Ni Clarisse Girishya nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu wakora cyangwa se utuntu wakora kugira ngo tugufashe gutwita byihuse. Niba waragerageje gutwita bikanga cyangwa se ukaba ushaka kubigerageza, ibi ni ibintu wakora bikagufasha gutwita byihuse. So if you wanna be a parent very soon, this is a video for you. Don't forget to subscribe, like and share this light video, this about video. Please do subscribe. Nk'umuryango rero mushaka umwana, ikintu cya mbere mugomba kuzirikana cyane cyane kuri wowe mugore ushaka gutwita, mugomba kumenya ukwezi kwawe. Wowe mugore ushaka gutwita baraneza ukwezi kwawe, umenye igihe cy'uburumbuke, binakorohere kumenya umunsi wa ovulation cyangwa se wa munsi igi riba ryavuye mu mirerantanga riri kwerekeza mu miyoborantanga. Icyo gihe rero iyo umaze kumenya kubara neza ukwezi kwawe, uba wabasha kumenya igihe cya ovulation, ari nacyo gihe kiba kiguha amahirwe menshi yo gukora imibonano ugahita utwita, kuko igi ry'umugore riba ryasohotse. Noneho wakora imibonano intangangabo bikayorohera guhura n'intangangore itabanje gutegereza. Niba kubara ukwezi kwawe bikugora, ndaza gushyira link muri comment section uze kujyamo urebe iyo video yigisha kubara ukwezi k'umugore, ubimenye neza niba koko ushaka gutwita kandi ukaba utazi kubara ukwezi kwawe. Iyo rero umaze kumenya iminsi igira ukwezi kwawe, noneho umaze kumenya iyo ariyo, urugero ukaba umaze kumenya ko ukwezi kwawe ari uko iminsi 30, icyo gihe uba ushobora kumenya umunsi wa ovulation cyangwa se wa munsi igi risohokera mu mirerantanga. Uwo munsi rero ufata iminsi igira ukwezi kwawe ugakuramo 14. Icyo gihe umubare ubona uba ari wo munsi ugiriraho ovulation. Niba ugira iminsi 30 idahinduka ugakuramo iyo 14, uzabona 16, bivuze ko ku munsi wa 16 ari uzagira ovulation. Rero mu gihe ushaka gutwita, uwo ni wo munsi ukwiye kwibandaho, ugakora ibishoboka byose ko ku buryo uza gukora imibonano kugira ngo wiyongerere amahirwe yo gutwita. Mbere yaho ho nk'iminsi 4 cyangwa se nyuma yaho nk'iminsi 2, nabwo uba ufite amahirwe menshi kuko uba uri mu burumbuke, ariko umunsi wa ovulation by'umwihariko wo urabyoroshya kuko igi riba ryasohotse. Nta byo kuvuga ngo intangangabo irabanza itegereze kugira ngo igi ribone gusohoka. Ikintu cya kabiri hano rero ni ugukora imibonano mpuzabitsina kenshi cyane gashoboka. Uko bishoboye gerageza ukora imibonano, kuko akenshi abantu bakunda kugorwa no gutwita usanga bagira ukwezi guhindagurika. Kwa kwezi guhindagurika rero usanga kenshi no kubara ngo umugore abe yamenya ngo iki gihe ni icy'uburumbuke bwanjye bimugora, cyangwa se akamara gufatisha neza amaze kumenya kubara ukwezi kwe, ugasanga hajemo impinduka bitewe n'ibintu byinshi bitandukanye, harimo nk'imirire cyangwa se n'imibereho afite muri icyo gihe. Rero niba wowe ushaka gutwita kandi ukaba wowe n'umufasha wawe mubyumvikanaho, gerageza mukore imibonano uko bishoboka kose, uko mushoboye kose mupfa kuba mubyumvikanaho ko mushaka umwana. Gerageza mukore imibonano utitaye ngo ntabwo uri mu burumbuke. Niba ushaka umwana gerageza ukore imibonano. Birumvikana ko utatwita utari mu burumbuke, ariko hari igihe bigorana kubara uburumbuke, ashobora kumara neza 3 atabonye imihango. Abafite ikibazo birumvikana, ariko nanone niba ashaka gutwita mu gihe atarajya kwa muganga, agomba gukora imibonano kugira ngo agerageze amahirwe arebe ko ashobora gusama. Icya gatatu, nyuma yo gukora imibonano gerageza wirambike ku buriri nk'iminota 10 kugera kuri 15 kuko bifasha intangangabo koga neza zerekeza ku igi muri nyababyeyi. Rero ushaka gutwita gerageza ukora ako kantu. Ntabwo bivuze ko
utirambitse ku buriri udashobora gusama, ushobora no guhita uhaguruka ukagenda ugatwita. Ibyo ntabwo ari ihame, ariko nanone n'ako kantu nako wakagerageza. Ikintu cya kane mwakora ni ukujya kwa muganga mukajyana mwembi bakabasuzuma bakamenya neza ahari ikibazo. Hari ibibazo byinshi byatuma mutabyara nk'umugore n'umugabo, kandi ibyo bibazo biba ku mpande zombi, ntabwo biba ku mugore wenyine cyangwa se ku mugabo wenyine. Ku mugore ibibazo bishobora kuba byamutera kudatwita cyangwa se kutabyara harimo nko kuba imiyoborantanga ye yaragize ikibazo ikaziba cyangwa se igafungana, hari ukuba atajya agira ovulation, kakundi twavuze ngo igi riva mu mirerantanga rikajya mu miyoborantanga ryerekeza muri nyababyeyi. Icyo gihe rero iyo ovulation itabayeho, iryo gi ritigeze risohorwa, ntabwo ushobora gutwita kandi nta ntangangore yigeze iba ready ngo ihure n'intangangabo bibe byatanga urusoro. Ikindi kintu gishobora kuba cyatuma umugore adatwita harimo nko kuba afite ibibyimba muri nyababyeyi, kuba imisemburo ye ikora nabi, ndetse no kuba afite infection zo mu gitsina. Ni impamvu nyinshi cyane, ariko izo ni nke mu mpamvu nyinshi zishobora gutuma umugore adasama. Noneho n'abagabo nabo bagira ibibazo byabo, harimo nko kuba nawe imisemburo ye ikora nabi, cyangwa se intangangabo ze ari nkeya cyane ku buryo zidashobora kuba zakoga ngo zihagire izigera ku igi, kuko murabizi ko umugabo asohora amamiliyoni y'intanga, noneho zimwe zigapfira mu nzira, ariko imwe ikoga ikaza kugera ku igi igatera kuba habaho gutwita. Rero mu gihe afite intangangabo nkeya cyane biba bigoye nawe kuba yatera inda. Ibibazo byinshi bishobora kuba byatuma wowe n'umufasha wawe mudashobora kubyara. Rero ni byiza ko mwegera abaganga bakabasuzuma bakamenya aho ikibazo gituma mutabyara giherereye. Icya gatanu cyo gukora ni ukwirinda stress n'umunaniro ukabije. Noneho icya gatandatu ni ukwirinda ibisindisha. Icya karindwi ni ukwirinda itabi. Impamvu mbivuze gutyo mbifatanyije ni uko byose bijyanye n'imibereho ya buri munsi. Impamvu rero ugomba kubyirinda ni uko ibisindisha, kunywa itabi cyangwa se na stress byose bigira ingaruka ku mikorere y'imisemburo yo mu mubiri wawe. Kandi niba koko ushaka gutwita, ahangaha n'umugabo biramureba, nawe agomba kwirinda ibisindisha, akirinda itabi, akirinda stress, kuko ibyo byose bigira ingaruka ku misemburo, cyane cyane testosterone, kuko ni ingenzi cyane ko ibikora neza kugira ngo umugabo agire intangangabo zifite karite yo kuba zatera inda. Nyuma yo kwirinda ibyo bisindisha na stress ndetse n'itabi, ikindi kintu ugomba gukora, ugomba gukora siporo. Ugomba gukora siporo kugira ngo ugabanye ibinure bidakenewe mu mubiri wawe, mbese wirinde umubyibuho ukabije, unagabanye za stress, ko siporo irafasha cyane mu gutuma umubiri wongera gusubira kuri gahunda. Ibyo byose nyuma yo kubikora bizajya byongerera umubiri wawe ubushobozi bwo kuba watwita. Noneho niba hari n'icyakubangamiraga cyangwa se cyari kiri impamvu yo kuba udatwita muri ibi ngibi, kibe cyakemuka utwite byoroshye. Ikintu cya cyenda cyo gukora ni ukurya indyo yuzuye. Indyo ufata gerageza uyihindure, ushyiremo ibiryo byose, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Gerageza gufata indyo yuzuye uko bishoboka kose kugira ngo umubiri wawe urusheho kugira ubushobozi bukenewe kugira ngo ube watwita. Ikintu cya nyuma ari nacyo cya 10 ni ukwihangana no gutegereza. Gerageza wihangane unategereze, kuko ntabwo ukwezi kwa mbere uzagerageza gutwita, ntabwo ari hamwe tuzahita utwita, kandi ni ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe ko ushobora gushaka gutwita ariko ntutwite bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye, harimo kuba urimo gusaza. Iruhande rw'umugore, iyo urengeje imyaka 35 bitangira kuzamo ibibazo, kuba wasama bitangira kuzamo ibibazo. Bitavuze ko utasama, ariko nanone ubushobozi bw'umubiri wawe bwo kuba wasama butangira kugabanuka, ndetse ukaba ushobora no gusama ariko ukabyara umwana ufite ibibazo bitandukanye. Rero niba ufite imyaka irenze 35 ukaba ushaka gusama,
biragusaba kwihangana, ureke kumva ko ukwezi kwa mbere ugerageje gusama ugomba gusama. Ihangane, kandi niba uri no munsi ya 35 gerageza kwihangana, kuko ubushakashatsi butubwira ko mu gihe cy'umwaka, ni ukuvuga amezi 12, mu bagore 10 bashaka gutwita ndetse banagerageje gukora imibonano kugira ngo batwite. Muri abo bagore 10, abagore 8 nibo babashije gutwita, bivuze ko abandi bagore 2 basoje umwaka bataratwita. Rero nahawe ko kwihangana ukagerageza ugategereza, kuko birashoboka ko ushobora kugerageza uko ushoboye ugakora ibi byose twavuze muri iyi video, ariko ntibikunde ko utwita mu gihe kingana n'umwaka wose. Urumva ko ntabwo byoroshye kubyumva, ariko gerageza wihangane kandi unategereze. Icyiza ni uko niba warisuzumishije ugasanga nta kibazo ufite cyakubuza gutwita, cyangwa se n'umufasha wawe nta kibazo ufite cyatuma mutabyara, gerageza utegereze kandi ugerageze usenge, bizakunda. Imana iri kumwe nawe ndetse n'amasengesho yawe urayumva. Ihangane utegereze, ibintu bizagenda neza. Ikindi kandi no ku muntu wisuzumishije cyangwa se wagiye kwa muganga bakamubwira ko adashobora kuba yasama bitewe n'ikibazo afite, nawe ndakwihanganishije, kandi nawe Imana iri kumwe nawe. Ntabwo ari iryo herezo ry'ubuzima, hari ubundi buzima, hari ukuba wagenda ukadopta n'undi mwana. Of course ntabwo ari wowe waba wamubyaye, ariko nanone na nyuma yo kutabyara ubuzima burashoboka. Nk'uko mumaze kubyumva, ibyo ni byo bintu wakora kugira ngo bigufashe kuba watwita byihuse. Niba rero wajyaga ugira icyo ukora nabi cyangwa se hari icyo wari utazi, gerageza ugikore kugira ngo usame cyangwa se utwite, kandi ndakwifuriza amahirwe masa. Mu minsi iza uzabura umubyeyi uteruye akabebe wishimye cyane nk'uko ubishaka. So izo tips gerageza uzishyire mu bikorwa, kandi nuramuka ubikoze neza ukabikurikiza, ukabona bitaguhaye umusaruro nk'ushaka wo kuba wabyara cyangwa se wo kuba watwita, gerageza wegere abaganga ntubyererane, kuko ikibazo cyawe gishobora kuba cyakemuka. Ntiwicare mu rugo ngo wumve ko bikurangiriye hano, ni ibintu bisanzwe. Wowe egera abaganga baragufasha kandi bizarangira bigenze neza. So guys, I love you so much. Reka tuzabonane muri video y'ubutaha. Ndabakunda cyane. Bye.